twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Souvenir TV show. Ni inkuru idashimishije, ni inkuru ibabaje. Ni musanzwe mumenyereye ko nangira mvuga gutya cyangwa se mfite agahinda nk'ako mfite muri aka kanya, kubera ko ni ibintu mbanesheje n'amaso yanjye, ni ibintu bibaye nirebera numva agahinda karanyishe. Ndakubwiza ukuri ko ibintu bibereye hano i Nyarugenge cyangwa se hano i Nyamirambo ahazwi nko kuri RP, uzamukugana kuri stade ya Pele Stadium hano i Nyamirambo bahazi, murahazi kuno muhanda neza ukata ujya za Rwarutabura mu Miduha za Mageragere, ahabereye impanuka ikomeye cyane. Habereye impanuka ikomeye cyane ku buryo umwe we ahise yitaba Imana, kubera ko umurambo bahise bawujyana kugira ngo ujye gusuzumwa. Undi we arakomeretse cyane, umumotari arakomeretse cyane kuko uwitabye Imana yari umugenzi, hanyuma umumotari we arakomeretse cyane amaboko n'amaguru, kubera ko biri kuvugwa ko bitaza koroha, biza gusaba ko amaguru cyangwa se ukuguru kubera ko kwangiritse cyane n'ubundi baraza kugukuraho. Ni impanuka yatewe n'igikamyo, igikamyo kino kiri mu bwoko bwa fuso cyangwa se Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Ni igikamyo cyabuze feri, bino bikamyo binini bigemura produit zimwe na zimwe. Ni bino bikamyo bya Surufo muri kukibona. Ni icyo gikamyo cyamanutse kiva kuri stade, kimanukana umuvuduko kiza kubura amaferi. Kibuza amaferi biza kugorana, nuko kiza kumanuka kigonga umumotari wari unahetse undi mugabo. Ubona ko uwo mugabo yari ari mu myaka 38-40, kiramuhushura cyangwa se cyamukozeho gato. Kimukozeho gato, ubwo urumva wa mumotari yahise agwa n'umugenzi aragwa. Hanyuma kuko hari indi modoka izamuka yihuta, niyo yaje kwita imugonga, imuca hejuru, ari nayo yamurangije, ariyo yarangije uwo nguwo witabye Imana. Ni impanuka buri muntu wese wahageraga, abamama, abacuruza amayinite cyangwa se bano bazwi nk'abagent, bari begere hafi aho. Wabonaga ko bose umutima wari wabavuyemo, wabonaga ko bari bagifite ihungabana, bari bakibabaye, bari bakiri gutekereza, kuko abo mwaganiraga wabaza uko bigenza wabonaga ko kubisobanura bigoye, kubera ko bari bamaze gusa nkaho bahahamuka.
ni ibintu umuntu wese wari uhari cyangwa se buri wese wabonye uko byagenze wabonaga ko rwose yahahamutse kuko igikamyo cyamanutse cyabuze feri n'imbaraga nyinshi kirakubita cyahushuye umumotari, hanyuma uwari uri kuri moto urumva bahise bikubita hasi. noneho ya vatiri yazamukaga, ya modoka iri mu bwoko bw'ivatiri nayo urumva yari ifite umuvuduko no guhungabanya buri wese, urumva yashakaga inzira ko yari imaze urumva byari bigoye kubona inzira kubera ko bari bamusaga kuko yamanutse avuze amahoni cyane. wari utwaye iriya kamyo yamanutse avuza amahoni cyane, urumva rero yavuzaga amahoni cyane kabisa. buri wese, abamotari, abagenzi, abari batwaye imodoka cyangwa se ibinyabiziga byabo, buri wese yarwanaga no gushaka inzira, ariko ahunga iriya kamyo. niho haje kuva rero kugongana cyangwa se kuba ibinyabiziga byahura. iriya kamyo iza kwita ikora kuri uwo mumotari wari utwaye uwo mugenzi, imukozeho baragwa. mu kugwa rero ya vatiri nayo yazamukaga yihuta, iza kwita ibanyura hejuru, hanyuma umugenzi we yahise yitaba Imana. hanyuma wari utwaye moto we bamujyanye kwa muganga kugira ngo nawe babe bamwitaho, ariko nawe bamwe bavuga ko bigoye kuba yabaho kuko yakomeretse cyane, ariko nanone abandi bakavuga ko yakomeretse ukuboko, yakomeretse n'ukuguru. wenda nibiza gukomeza kugorana biravuga ko baza kuza kuba bagaca, ariko ibindi byo bigakomeza, gahunda zindi zo zigakomeza, cyangwa se bakaba bamuca ukuboko nyine, ariko ubuzima bwo bugakomeza akaba yabaho. nubwo bigoye kubera ko mwanjye wabashije kumubona, abonaga ko nawe byari bigoye cyane kuko bamujyanye nawe guhumeka adasa nkaho biri kwanga, byasaga nkaho biri kwanga, bonaga ko bigoye cyane. gusa nanone abantu ababashije kugenda abo twagiye tuganira bavugaga ko iyi mpanuka ahanini amakosa wari utwaye ikamyo, yego kuko ibyo byose byabaye, ariko ikamyo yabuze feri. yafatishe feri buriya ziranga, zanze ikamyo irihuta, uretse ko naho ikamyo yari inahetse, kandi buriya iyo ikinyabiziga gihetse kirihuta cyane ahantu hamanuka, kirihuta cyane, kihuse rero kiza kutagihitana ubuzima bw'uwo mugenzi. tumwifuriza n'iruhuko ridashira, kandi Imana mutuza heza. ni ibintu biba bitoroshye, ni ibintu biba bigoye, ari nayo mpamvu ubundi nimba ubonye uvuye mu rugo ukajya mu kazi ukabona ibintu wagiyemo bibaye amahoro, mu by'ukuri ugomba gushima Imana. ugomba gushima Imana iyo yagufashije kuba waramuka, kuko Imana niyo iba yatumye ubaho. ni impanuka rero wabonaga ko ikomeye cyane, kubera ko uwitabye Imana we ahise yitaba Imana ako kanya, yitaba Imana ako kanya. yari umugabo ubona ko yari afite imyaka hagati ya 38, 40 gutyo, 42, ariko nyine Imana imukunze kuturusha. twihanganisha na famiye ye
twihanganishe famiye ye kabisa, twihanganishe famiye ye. Famiye ye kumuzihangane kandi Imana imutuze aheza. Ntabwo biba byoroshye ubuzima buba ari hatari. Uyu munsi umuntu arabyuka akagenda ukumva inkuru ngo yitabye Imana, ejo kumva ngo undi yagiye kubera iki, kubera ko ejo hazaza hacu ntituhazi. Mukore neza, dukore neza, kubera ko ntawe umenya uko bwije bigenze. Bantu bacu rero, inshuti zacu, twihanganishije cyangwa se mu izina ya Souvenir TV Show twihanganishije umuryango wabuze uwayo, kandi twifuriza iruhuko ridashira umubyeyi cyangwa se uyu mugabo wabashije kuva mu buzima. Ariko buriya Imana nibizi impamvu, nubwo bitoroshye ariko Imana niyo ibizi impamvu yabikoze. Buriya nta kiba kidafite impamvu, buriya nabyo bifite impamvu rwose. Kuko nanjye uri kubavugisha cyangwa nanjye uri kubabwira uko nabibonye, mu by'ukuri nanjye ntabwo ndatuza. Mu by'ukuri nanjye ntabwo ndabyakira, kubera ko babonaga ko rwose bigoye guhita ubyumva. Njyewe ndi umuntu utinya kubona impanuka cyangwa utinya kubona umuntu witabye Imana. Rero kuba nari mvuye mu kazi nkahita mbibona byanteye agahinda gakomeye cyane, byanteye agahinda gakomeye cyane, byanteye agahinda gakomeye cyane pe, kugeza n'ubwo nanjye nariyumvisha ko ibintu mbonye hatari cyane. Bakunzi bacu rero, nuva mu rugo ugiye gusenga, wiyambaza Imana, wiyegereza Imana, nugera mu rugo ushima Imana, wishimira ibyo yakoze, wishimira imbaraga yaguhaye igatuma ukora ibyo wagombaga gukora, ibyo wari wateguye gukora. Ibindi byose byo isaha ku isaha umuntu aba yabisiga, isaha ku isaha umuntu aba yabisiga. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kwibuka ko Imana ariyo iruta byose, tugakora neza hakiri kare. So kandekeraho rero, nanone twihanganishije famiye y'ababuze ababo cyangwa famiye y'uriya witabye Imana, kandi twizeye ko Imana iza kumutuza ahantu heza. Yego, reka dusoreze aha rero, mukomeze mugire ibihe byiza.